Ndabaramukije mwese aho muri mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Murabizi ko aho zisezeraniye ari naho zihurira. Ubushize twasubikiye kurebana n'urupfu rwa General Major Fred Gisa Rwigema wishwe na President Yoweri Kaguta Museveni. Dusezerana ko uyu munsi kuri iyi saha duhurira hano tugasubukura. Ariko mbere yo gukomereza aho twari tugereje, nagira ngo mbanze mbabwire ko nakiriye ubutumwa bw'umwe mu nshuti zanjye ambwira ko ibyo navuze byumvikana ariko ngo sinagombaga kuvuga kuri President Yoweri Kaguta Museveni. Namwe ubwo muranyumvira koko? Ntimwumva ko n'ubu mvuze kuri Yoweri Kaguta Museveni? Mutegereze muze kumva urusaku rw'inkomere. Ndabizi bikomeretsa benshi, ariko siniteguye kubireka. Nico kibazo. Bakomereke, bababare, bavurwe, bakire. Ukuri kurakiza. Ndabizi ko bari bunyite nk'uko basanzwe banyita n'ubundi amazina bishakiye. Bamwe banyita intera hamwe, abandi ngo ndi Demayi. Ababo barata igihe cyabo. Kuko ayo makota adoderwa intera hamwe na Demayi, iyo myambaro y'abicanyi ba MND na FPR, jewe Kazigaba sinigeze nyikunda, sinigeze nyigera, ntiyigeze njyamo, ntiyigeze imbera, n'ubu ntiyankwira. Abayidoda rwose bayidodi, ariko bayigumane bazayiyambarire. Hari abandi banyita inkotanyi, aba nabo simbawujije, ariko bamenye ko inkotanyi nabanye nazo nazibayemo, ariko sinigeze mbi inkotanyi kuko nta ndahiro nk'iza bagirwa abanyabingi narahiye, nta gihango cy'urupfu mfitanye na FPR, ngewe ndigenga. Niyo mpamvu mpora mbabwira ngo nta tsindi iryo ari ryo ryose mbarizwamo ribayeho ryambuza kureba aho nifuza cyangwa nshobora kureba, rikambuza no kuvuga ibyo ntekereza cyangwa ibyo nzi nabonye. Hari abanyita rero n'umuhutu, umuparemehutu, w'umunyenduga. Aba rwose aya mazina banyita niyo, ntabwo bibeshya. Ndi umuhutu, w'umuparemehutu, w'umunyenduga, ndetse kwa Kayibanda. Ibi utabinyise ubu mpuguje identite yanjye. Niba ari icyaha uwo bibabaza bindege, nanjye nzaburana mbyemera urubanza za rutsinda rutamugoye. Nanjye harabo nita intera hamwe mputu, n'intera hamwe ntutsi. Abandi mbita Demayi, ariko mbibita kuko ari bo, ntawe mpimbira, keretse habayeho kwibeshya nk'umuntu utibeshya n'Imana. Heraro imanesti, so trompe tume. Kugeza ubu ariko ntago birambaho. Hari nabo nita abakiga, abarunari cyangwa intore, kuko ibi byo kubyitwa si icyaha. Izina si icyaha, icyaha ni igikorwa umuntu akora agambiriye cyangwa agamije kugirira nabo umuntu umwe cyangwa benshi, kikagira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu umwe cyangwa benshi, cyangwa ku mitungo yabo. Niba uri umuhutu, uri umututsi, uri umutwa, uri intore, umurunari, umuparemehutu, umusope, umusajya, umukiga, umunyenduga, umuganza, umuzambia, kutabikwita se si ukuguhuguza. Hanyuma wowe uzi ko uri umwicanyi, nutitwa intera hamwe cyangwa Demayi, ushaka tukwite ngo iki? Ni izina wakoreye, ryarakuvunnye, niryo ryawe, riragukwiye. Ntimukitandukanye na identite yanyu. FPR yaranitonze yitoranyiriza zimwe mu ntera hamwe tuzi zarimbuye imbaga, izemerera kuzitunga, nazo ziyemerera kuyibera ibikoresho. Ubundi abahutu ishaka kwirenza cyangwa kuboha, zirasizora zibashinje bibaho n'ibitabaho. Ingero namwe murazizi, ariko kuko nkunda gutanga ibimenyetso, burya niko mbaho. Reka mbahe nk'urugero, nka Konseye wa Nyakabanda Nyirimanzi Gerigora. Iyi ntera hamwe cyangwa uyu mugabo FPR yamugize imandwa, ni ikigirwamana mu bindi, kubera kubeshyira abahutu mu manza za gacaca, haba rusha haba n'ahandi mu gihugu. N'abandi namwe muzi batunzwe n'ibyo byo gutobeshwa umwanda. Ntimwabonye se abivurguta mu mitungo ya Rujugiro cyangwa ya Rwigara, cyangwa se abivurguse mu mitungo ya Kabuga? Nungukaranga ifi mu mavuta yayo,
niko mu Giswahili bavuga ngo ni kukaanga samaki kwenye mafuta yake. Murumva? Kandi FPR ubusanzwe niko ikora. Iyo hari umusajya, niyo yaba ari umusirikare wo ku rwego rwo hejuru nka generali, ntabwo yahamagazwa muri leta major, oya, ahamagazwa kwa Ngarambe muri SG wa FPR. Ariko umusopo ari we wese n'icyo yaba ari cyo cyose, umuhutu n'umututsi, yaba umugore cyangwa umugabo, atumwaho bampora iki. Ibi nabyo birimo ubutumwa, birimo inyigisho, tuzabigarukaho. Tukiri rero ku nteramwe mputu, twabonye zimwe zivuga imyato. Twibaza impamvu tutarabona Dema yivuga imyato y'agafuni n'akandoye, ahubwo bagahora babihakana, mbese bigize abamarayika. Aya niyo mateka yacu nk'abanyarwanda. Turi abahutu, abatwa, abatutsi, abakiga, abaganza, abanyenduga, abaparemehutu, abarunari, abasopecya, abasajya, abajepe, abadubayi. Interamwe mputu n'interamwe ntutsi n'abademayi ni abavandimwe bacu, ni abaturanyi bacu, ni inshuti zacu, turaziranye, turabazi. Ibi ni amateka yacu, ntidushobora kwitandukanya nayo. Ukuri nuko uwo uri we wese utegetswe kubaha buri wese, ntabwo utegetswe kumukunda. Ntabwo kandi ukwiye kugira ikibazo ku muntu ukwisa izina rihuye na identite yawe niba ariyo. Jya ugira ikibazo ku muntu ucurika amateka yawe nkana, kuko abagufiteho umugambi mubi cyane. Twigarukire rero kuri gahunda y'uyu munsi. Ubushize twavugaga ko turambiwe ibinyoma by'agatsiko k'abasajya, aho bamwe bavuga ngo Fred Rwigema yishwe n'isasu yarashwe n'ingabo za leta ya Habyarimana, abandi ngo yarashwe n'abamurinda ku mabwiriza ya Paul Kagame wari wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasajya bakaba bamaze imyaka hafi 30 bo ubwabo bibeshya batyo, bazi ko babeshya abanyarwanda. Nibareke kudufata nk'abana b'ibitambambuga, kuko kuri kurazwi. Ubusanzwe no kuvuga ku rupfu rwa Rwigema ubwabyo nta nicyo byungura abanyarwanda. Kubigarukaho buri mwaka nta nyungu mbibonamo. Icyakabaye cyiza nuko hakorwa iperereza ryigenga, hakagaragazwa uwishe General Fred Gisa Rwigema, cyane ko uwamwishe yanamwicanye na FPR abanyarwanda bari bakeneye. Nababwiye ko ntagamije kugira Paul Kagame umwere kubirebana n'urupfu rwa Rwigema, ariko kurumugerekaho ngewe mbibonamo gukabya, nuko umugenera imbaraga n'ubasha atarafite. Ikidashidikanywaho nuko Afande Fred Gisa Rwigema yishwe n'uwari umukuriye ari we Yoweri Kaguta Museveni. Bisubiyemo rwose. Yego Kagame nawe hari amakosa menshi yakoze, nko kuba yaremeye gusimbura Rwigema mu buryo budasobanutse kuriya, kuba yaremeye guhabwa abamurinda nka Kayumba Faustin Nyamwasa na Kabarebe James akaba bamwungiriza, badafite inkomoko mu Rwanda, akaba ari bo bashingwa ishami ry'iperereza mu barwanyi ba FPR inkotanyi ryitwa Demayi. Bityo bakaba bafite ububasha busesuye bwo kwica no gukiza uwo bashaka n'igihe bashakiye. Kagame agahabwa raporo ntacyo ari bubirenzeho. Ubwicanyi bwaturukaga kuri za raporo zatanzwe n'abamaneko, yes, kuva ku rwego rwa section, platoon, company kugera ku rwego rwa unit kwa IO. Raporo yageraga kuri uyu IO ntarangiza ikibazo, iyo raporo igasukuma ku rwego rukuru rw'iperereza rwa cyama kwa Kayumba na Kabarebe, nta kabuza uwo yabaga ari ifuni. Kagame yahabwaga raporo kuri officer, ariko kuri ba men byarangiraga bityo, akabona muri za raporo zisanzwe za strip zigaragaza abapfuye, abarwaye, abatorotse n'ibindi. Aya mayesi rero nibo bagafuni. Yego ntago wamenya bose, ariko ntiwayoberwa bo mwabanaga muri section, muri platoon, muri company. Ntiwayoberwa IO wa unit wabayemo. Kayumba Nyamwasa na Kabarebe James nibo bari in charge bifuni. Ntabwo ari urubwa, si n'impuha, n'ukuri nyakuri, ndetse kurenze nuko muri Bibiliya. Birumvikana ko kuba Kagame ari we witwaga mukuru, buri kimwe cyose kimujya ku mutwe. Ariko ufite icyo yarega Kagame wenyine ntakirege Kayumba Nyamwasa, azakibwira abanyarwanda bakimenye ni ikihe. Mu gihe hari byinshi warega Kayumba Nyamwasa wenyine, uruhare rwa Kagame rukaboneka gusa kuko yitwaga umuyobozi, ariko nawe yarabyumvise muri raporo byaramaze gukorwa. Erega mumenye ko Kayumba na Kabarebe haba mu Rwanda no muri Kongo
aho ubwicanyi bwabaga burimo gukorerwa bagombaga kuba bari hafi aho babihagarikiye babikurikirana live mu gihe Kagame yabyumvaga ku itumanaho rya gisirikare. Ibyo ni nk'ubwicanyi bwakorewe abana b'abanyarwanda bahungaga itotezwa bakorerwaga na leta ya Habyarimana n'interahamwe zayo, bagahitamo kujya ku ruhande rw'inkotanyi. Iri hunga ryabo ryasaga nk'iryishe icitse umukumbi w'amasega ikisanga mu isenga y'impyisi. Ntabwo Kagame yamenyaga buri wese wakubiswe ifuni, ariko byari itegeko ko Kayumba, Kabarebe n'ibyegera byabo bagomba kuba bamubonye n'amaso yabo, bakamuhuza na raporo bamufiteho, yaba uwicwa akicwa, yaba ukiraga kirugo. Ntawe Dema yashakaga kwica ngo Kagame amukize, ntibishoboka, kuko abicanyi bayo bari hose kugera no ku rwego rwa section y'abasirikare 8 kujya ku 12. Irindi kosa Kagame yakoze ni ugutesha agaciro General Fred Gisa Rwigema no gusuzugura umwami Kigeli, akamufata uko yamufashe mbere na nyuma y'itanga rye. Ibi nabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko aho nawe agaruriye akenge yakomeje kwemera kuba igikoresho cy'abagande. Mu 1994 FPR ifashe leta, hari abarwanyi b'abagande batagira ingano batari bafite inkomoko mu Rwanda bahise bisubirira mu ngabo z'igihugu cyabo Uganda. Ariko ibyo ntabwo byaburije ko hagira abandi bake basigara mu Rwanda mu mirimo imwe n'imwe bari bakenewemo. Ni naho Colonel Patrick Karegeya nk'umuganda ubundi utari warigeze agaragara mu ntambara y'inkotanyi yiyambajwe ngo aze kubaka urwego rw'iperereza ryo hanze y'u Rwanda NSS. Abo basirikare rero ba Uganda mu 1997 bagarutse kwishyuza agahimbaza musiki kabo bari barijejwe ko bazahabwa FPR yafashe leta. Icyo gihe Kagame yabakujeho ababwira ko nabo babafashije mu ntambara bakabageza ku butegetsi mu gihugu cya Uganda. Abo basirikare bararakaye bavuga ko bashaka kongera kurasa inkotanyi bagakuraho Kagame. Icyo mutazi ni iki? Museveni niwe wahosheje uwo mwuka mubi, amaze kwemera ko kubwira abo basirikare be ko ako gahimbaza musiki Kagame yagombaga kubaha akaba kabimye, wagiye kugashaka kakabihera, nibwo batuje. Mu by'ukuri u Rwanda ni koloni ya Uganda, niko bimeze. Abagande bahagarikiwe n'imwe mu miryango mpuzamahanga harimo na ONU n'ibihugu by'ibihangange n'inshuti zabo, bihereranye leta ya Habyarimana bayipfunyikira ikibiribiri. Ariko sinabizeza ko ariko bizahora, ntago bizahora bityo. Abanyarwanda bashoboye gukira Abadage bagashira Ababiligi, ntabwo tuzananirwa kwikiza Abagande. Twashumurijwe na perezida wabo Yoweri Kaguta Museveni igihe cyose bizatwara. Ubona ko u Rwanda rutatewe na Uganda nawe abanyarwanda benshi cyangwa twese tumuteza amatwi yombi. Nibutse ko umubyeyi wa Patrick Karegeya we yakuyeho urujijo, ababwira ko umwana wari umuganda atari umunyarwanda. Uyu mubyeyi rwose agiye musabira imigisha, kuko yakemuye impaka nyinshi kandi yemeje bidasubirwaho ko mu nkotanyi harimo Abagande batigeze bagira igisekuru i Rwanda. Ngaho abazi prefegitura, komine, segiteri, serire n'agasozi: Kayumba Nyamwasa, Kabarebe James, Jacques Nziza, Twahirwa Rudoviko Dodo, Fred Baziringira Ibingira bakomokaho. Azafasha abanyarwanda hatubwire. Aha niho hari igisubizo ku ntambara yo kwica igihumeka cyose ureba imbere yawe, ari byo bitaga ngo fyeka. None ko tutavuga Rwigema, ko tutavuga Karagame, ko tutavuga Karake, Byabagamba, Rusagara, Kabuye, Nyamurangwa, Muhire n'abandi, ko nta numwe waturutse i Burundi tuvuga, nuko tubizi ko aba bose bafite inkomoko mu Rwanda. Simbona rero impamvu agatsiko k'abasajya kadashaka kwemera identite yako. Ese ntimuzi ko aba bantu bundi bafite ubwene gihugu bubiri? Mbere na mbere n'Abagande bakaba n'Abanyarwanda, ariko bakiyumva nk'Abagande kurusha uko biyumva mu Bunyarwanda. Nta numwe udatunze ibyangombwa by'Ubugande, bafite imitungo n'imiryango yabo Uganda. Ibyo biba, ibyo basahura, ibyo bambura byose babijyana Uganda, kandi ntiwasahura igihugu cyawe ujyana mu kindi kitari wanyu. Iri sahurwa naryo tuzarigarukaho. Harimo n'abafite ubwene gihugu butatu, nyuma y'Ubugande n'Umunyarwanda, ugasanga undi n'Umwongereza, n'Umukanada, n'Umunyamerika n'ahandi. Bamwe mu Bagande rero na bamwe mu Banyarwanda baturutse Uganda, iyo uvuze ko ari agatsiko k'abasajya simbona impamvu basizora, kandi mu by'ukuri nibo ubwabo badukanye izi nyito
mu myaka ya 1995 1999 babyita abanyarwanda banabikoresha nk'ibyiciro by'ivangura mu itwanga ry'akazi. None kubibibutsa nibyo bibaye ikibazo. Bashaka se ngo tubyibagirwe kandi ari amateka yacu? Oya, kubyibagirwa sibyo. Abanyabinyoma rero nibakenyere bakomeze, abatinya ukuri nabo baze tubahe kwisubyo bahumanuke. Ukuri kurakiza. Namwe mwankurikiraga mwihangane, burya ngo haryoha ururaye. Munyemerere dusubikira aha, Imana nibishaka tuzasubukura ubutaha. Mwese amahoro y'Imana bane namwe. Zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga sukiri twiri mu busa, mu buzima ubundi umugabo arimenya, burya imitima yacu yuzuyemo amaganya.